Yego murakoze, ndishimiye uyu munsi, ni umunsi udasanzwe, umunsi wa Pentekote, amazina yanjye nitwa Kevine, nkaba naragiriwe umugisha nkahindurirwa izina n'Imana, nkaba ndi visi pasiterine muri iki kigo. Hanyuma ijambo uyu munsi twaganiriyeho riri muri Acts chapter 1 verse 8 cyangwa se ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 hatubwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira ngo kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu ni Yudaya ndetse ni Samariya hose. Twongeye kubasuhuza n'undi mwe mwese musanzwe mudukurikira kuri YouTube channel yacu ya Groupe Protestant GSP, ni itorero ry'abanyeshuri rikorera muri GS de Para, ni ikigo cy'amashuri giherereye i Huye. Uko musanzwe mubizi cyangwa se mumaze kubimenyera, tubagezaho ijambo ry'icyumweru mu gihe twagira amahirwe kubona umushyitsi mu kigo cyangwa se twabonye nk'undi muntu wemera kutuganiriza ku ijambo ry'Imana, hanyuma ubwo butumwa bwiza ntitubwihererane tukabugeza no ku bandi benshi. Uyu munsi rero twagiriwe amahirwe, twagira umugisha wo kubana n'umushyitsi. Ni ku munsi wa Pentekote, ni mu bihe umwuka wera yamanukiye ku ntumwa, mbese ni ibirori bidasanzwe ubwo by'umwihariko ku bantu bizera Pentekote cyangwa se Pentecost. Uyu munsi rero tugiye kuganira nawe, ariko ndagira manze mere ku bari iburyo bwe, ibumoso bwe, babanze batwibwire. Nabo ni abanyeshuri ariko hari inshingano bafite, niyo mpamvu rero tugiye guheraho babanze batwibwire, hanyuma tubone ubwakira umushyitsi. Yego murakoze cyane, ndishimiye umunsi wa none. Amazina yanjye ni Bazibagera Josiane, nkaba na pasiterine wa Groupe Protestant. Yego murakoze cyane. Yego murakoze, ndishimiye uyu munsi, ni umunsi udasanzwe, umunsi wa Pentekote. Amazina yanjye nitwa Kevine, nkaba naragiriwe umugisha nkahindurirwa izina n'Imana, nkaba ndi visi pasiterine muri iki kigo. Yego barakoze cyane, hanyuma reka twakire umushyitsi, ubwo aratangira twibwira amazina ye n'ibindi byose yashaka kutwibwiraho, ariko icy'ingenzi atuganirize ku ijambo ry'Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Murakoze cyane, hanyuma nanjye ndanezerewe, nejejwe n'Imana mu mutima, nejejwe nuko nongeye kugaruka high school kuvuga ubutumwa. Nk'uko tubizi ko ariyo Great Mission abakristo cyangwa se abizera Imana dufite, niyo kugenda mu mahanga yose tukavuga ubutumwa, tukigisha abemera, tukababatiza mu izina rya Yesu. Yego murakoze. Amazina nitwa Shyaka Devota, ndi umunyeshuri kuri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Hanyuma ubu buzima nyine bwa secondaire nanjye nabubayemo, rero niyo mpamvu umva ndi excited, umva nyine nishimiye kuba ndi kumwe namwe tuvugana ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo uyu munsi twaganiriyeho riri muri Acts chapter 1 verse 8 cyangwa se ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 hatubwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira ngo kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu ni Yudaya ndetse ni Samariya hose. Ni ijambo, ni vasi ikunditse, ni vasi itwibutsa uburyo ki intumwa igihe zari ziri mu cyumba cyo hejuru umwuka wera wigeze ubamanukira, ukabamanukira. Iyo tugeze muri Acts chapter 2 niho hatubwira neza uko umwuka wera wamanutse, hadusobanura neza ukuntu wabasanze ngo ubatunguye nk'umuriri umeze nk'umuyaga uturutse mu ijuru, ngo bose batangira kuzura mwuka wera, deni batangira kuvuga mu ndimi zitandukanye. Rero Yesu ari kubasezera nibwo yageze muri hariya igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa gitangirira, avuga ko ngo bazahabwa imbaraga uwo mwuka wera nabamanukira, ngo kandi bikabafasha kuba abagabo bo kumuhamya i Yerusalemu ni Yudaya. Hanyuma ku mwuka wera twavuze ko ari imbaraga y'Imana ibana natwe, kandi ihesha uwizera guhamya, ihesha uwizera kuvuga ashize amanga ibyo Kristo yakoze. Ariho tubona Petero
igihe yari amaze guhabwa uriya mwuka wera muri kiriya gice cya kabiri ya proclaiminze, yavuze ko abantu bari kuvuga ngo ese aba bantu basinze, ngo ese aba bantu byagendekeye bite? Petero arahaguruka ashize amanga aravuga ngo oya, ntago basinze, ahubwo wa Yesu mwishe niwe ukoze ibi ngibi mureba, niwe utumye aba bantu bamera gutya, niwe utumye aba bantu buzura mwuka wera. Yahagurutse ashize amanga rero arababwira. Ibyo ngibyo bitwereka ko umwuka wera wari umaze gukora kuri Petero, kuko mbere atari yamubona yari yihakanye Yesu gatatu. Yari yihakanye Yesu gatatu, bamubaze se Yesu uramuzi, aramwihakana. Rero nyuma mwuka wera umaze kuza kuri we, yaje gushira amanga aravuga ati wa Yesu mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi mubonye. Hanyuma kuri uyu munsi twishimye cyane rwose, ni umunsi intumwa twizihizaho ko intumwa zakiriye mwuka wera, hanyuma akaza gutura muri twebwe nk'imbaraga y'Imana ituyobora, idufasha kuba mu buzima busanzwe. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Arakoze cyane. Reka mvuge ngo Imana iguhe umugisha kubw'ubutumwa bwiza kandi no kubwo gusakaza ijambo ry'Imana kuri benshi. Ubu ni ubutumwa cyangwa se ni uburyo bwo kugeza ubutumwa no kuri ba bandi baba batagira amahirwe yo guterana natwe, ku buryo nyine buri muntu wese yumva ijambo ry'Imana, cyane ko turi no mu bihe byiza, ibihe mwuka wera yamanukiye ku ntumwa. Hanyuma rero namwe mwese mwamudukurikiye, reka mbashimire, ariko mbonereho kubabwira niba hari umuntu waba ufite aho ahuriye na GSP cyangwa se icyahoze ari Sefoteke, ashobora kuba warahize, warahakoreye umurimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nicyo gihe rero ngo nawe wongere ugaruke mu muryango mugari, by'umwihariko ku babaye muri Betesida cyangwa se korali yahakoreraga mbere y'umwaka w'2009, yahinduriwe izina igirwa Betesida, no kuba habaye yitwa Betesida namwe nababwira ngo kutarabona uburyo yavugisha twebwe cyangwa se utarajya muri group WhatsApp yitwa Betesida Choir Family, yaza kutwandikira kuri nimero 079 299 72668, hanyuma nawe akaba yashyirwa muri iyo groupe kugira ngo dukomeze gushyigikira umurimo w'Imana mu itorero ry'abanyeshuri bikorera muri GS de Para. Reka nshimire buri umwe rero twabanye, vuga ngo Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibuzuza umwuka wera. Yego, namwe mwese rero Imana ikomeze kuzuza umwuka wera. Njyewe ndi Muhirana Clay. Ciao ciao.